Akarere ka Gisagara ni kamwe mu turere 8 tugize intara y'Amajyepfo ndetse abagatuye bitabira ubuhinzi bw'imyumbati. Abahinzi b'iki gihingwa mu murenge wa Mamba bavuga ko imbuto bahinga hari ubwo ibarumbira bikabatera ibihombo, bagasaba ko bafashwa kubona imiti y'indwara zibasira iki gihingwa n'imbuto ifite ubudahangarwa. Uburwayi imyumbati ikunda guhura nayo, kenshi dukunda guhinga imyumbati ifite uburwayi bwa kabore, bigatuma nta musaruro tubona n'ibishoro byacu twashyizemo bigahomba. Ariko imyumbati baheruka kuduha ntabwo yabaye myiza, izi twacukuye ibinogo tuyishyiramo, imyumbati ntabwo yaje neza mbere. Turasaba imbuto nziza yo guhinga. Turifuza yuko rero RAB yaduha izindi mbuto zivuguruye, babanje gukorera ubushakashatsi kandi nzima. Twahinga umusaruro ukaboneka ari mwinshi, mu gihe dusarura tujugunya, hanyuma byadufasha kugira ngo umuntu yiteze imbere. Kantarama César, umuyobozi mukuru wa sendika y'ingabo ikurikiranira hafi abahinzi b'imyumbati, avuga ko ikibazo cy'uburwayi hanini giterwa n'imbuto ikiri nke, aho umuhinzi yahinga iyo akuye ahabonetse hose itizewe ubuziranenge, ariko ngo mu bufatanye bw'inzego zitandukanye iki kibazo kiri guhabwa umurongo. Mwabonye igikorwa tuhujuje cya Screen House izatuburirwamo imbuto za Prebase ziva muri RAB, kubera ko tuzi ko mu bibazo icyo gihingwa cy'umwumbati gifite harimo n'ikibazo cy'uburwayi. Imbuto rero yujuje ubuziranenge iracyari nkeya ugereranije n'abahinzi bakeneye, niyo mpamvu n'ubutubuzi tubukoraho, ariko cyane cyane nyine tugafatanya no gushaka ibisubizo. Dufite abafashamyumvire hirya no hino mu tugari, mu midugudu. Ubwo bujyanama duhabwa tubushyire mu bikorwa, kuko mbere na mbere biri mu nyungu zacu. Uyu muyobozi akomeza avuga ko kugira ngo ubuhinzi bw'imyumbati buteze imbere ababukora bisaba kubwitangira, ari nako bubahiriza inama bagirwa n'abatekinisiye mu buhinzi. Abahinzi rero duhindure imyumvire, duhindure imikorere, tubanze twumve ko ubuhinzi atari bwa bundi bukorwa n'uwabuze uko agira, ahubwo ko ubuhinzi ari umwuga ushoramo, ugashoramo amafaranga, ugashoramo umwanya wawe, ugashoramo ubwenge bwawe, hanyuma nawe ukabona gusarura ibigushimishije bikugira n'umumaro. Mu gukumira ibyonnyi mu buhinzi bw'imyumbati, abahinzi ngo barasabwa gukoresha uburyo bugezweho burimo ubwitwaza ipiti bukorwa bacukura ibinogo, kimwe gifite metero 2x2 mu bugari na santimetero 40 z'ubujyakuzimu, igitaka cyakuwe muri santimetero 20 zo hejuru bakagishyira hejuru mu gihe cyo gutera umwumbati. Ibi ngo bigatuma umusaruro wikuba nibura 3, kandi kubera ko baba bakoresheje imbuto yizewe yakorewe ubushakashatsi, n'ibyonnyi ngo ntibipfa kwibasira iyi mbuto. Mu karere ka Gisagara, nari Rukundo Emmanuel, Isango Star.